Ndabashuje cyane bantu banjye mumeze neza, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, ndi amahoro. Kandi n'abatameze neza reka dutangire tubihanganisha, niko ubuzima bumeze. Uyu munsi ibintu biba bimeze neza, ejo ntibimere neza, cyangwa se uyu munsi bikaba bitameze neza ariko ejo bikamera neza. Ubuzima bugenda buhinduka. So reka tubihanganishe, turabizi hari ababa barwaye, hari ababa bagize ibyago, hari ababa bari mu nzu z'ibihome, hari abafite ibibazo by'inzara, hari abafite iby'intambara, hari n'abafite ibibazo byo mu mitima badatekanye kubera impamvu zitandukanye. Mwese tuba tubazirikana kandi dusaba ngo Imana iborohereze. So uyu munsi rero tugiye gukora ikiganiro kiri special. Tugiye gukora ikiganiro kiri special, ngiye kubaganiriza kuri form ya application ya green card uko yuzuzwa, cyangwa se diversity visa program application form. Kugira ngo mbibutse yuko iyi application ubu yaratangiye, uyu ni umunsi wa mbere. So ngomba gutangira rero gukora application, izarangira mu kwezi gutaha ku itariki 7. Ngira ngo murabibona kuri screen cyangwa se murabibona kuri video yanyu, ubwo ni kuri screen ya computer yanjye. Yes. So guys, twagiye dukora rero ibintu by'ibiganiro bitandukanye cyane kuri iyi gahunda ya diversity visa. So uyu munsi rero ngiye kubereka akantu kandi uko iyi fomu yuzuzwa, especially ndagenda ntinda ku bintu nifuza ko muzajya mwitondera mwuzuza iyi fomu, kuko murumva mufite igihe kingana n'ukwezi, ariko njyewe nabagira inama yo gukora ino application byibura mu byumweru 2 bya mbere mukaba muyihejeje. Kuko gukora mbere nubwo tuvuga ngo nta mahirwe bitanga, ariko iyo ukoze application mu mpera haba hari probability y'uko system ishobora kuba satire cyangwa se ishobora kuremererwa bitewe n'uko abantu bose bo hafi bose bo ku isi, uretse ngira ngo ibihugu 21 bitarimo, harimo za Canada, za UK, za Nigeria n'ibindi bihugu, India n'ibindi, systeme iraremererwa, bikaba bishoboka ko ushobora kujya gukora application mu mpera bikanga. So guys, beta rero ko mwafata ibyumweru 2 mugakora application, ibintu bikava mu nzira, nta bintu byinshi isaba ino application, ni ukuba ufite ifoto yujuje requirement, ibindi ni form wuzuza ugakora submission, nta kindi kintu rwose bisaba, sibyo? So guys, rero agira ngo dutangire. Murabona site yemewe nk'uko nababwiye ni iyi ngiyi yitwa dvprogram.state.gov. iyi niyo site yemewe, sibyo? Iyi niyo site yemewe nshuti bavandimwe. Izindi site uzajyaho ukabona ngo .net, ngo ngo org, ngo whatever, izo site ni iz'abascammers, sibyo? Uzibone rwose uzikoresha, kuko ikizazikubwira gusa murihangana, ndi gukorera ahantu hafi y'umuhanda harimo urusaku gake ukuntu. Izo website zo zindi zitaherwa na .org, I mean na .gov. Izo zindi ziherwa ngo na .org, .net, .com, zo ni abascammers. Ikizazikubwira ni uko uramutse uzigiye ugakora application, hari aho ugera bakakubwira ngo ishyura amafaranga. Ibyo narabibabwiye. So guys, tudatinze rero reka dutangire igikorwa cyacu. So iyo ukinjira rero, sorry, hari ikintu kinderanje kuri screen. Yes. So iyo ugifungura iyi form, ubwo
ni ibintu byoroshye cyane. Dushatse twanatangira, tuvuge ugiye muri Google yawe, Google search, uza muri Google search bisanzwe ukandikamo ngo DV program .state.gov. ni biriya rwose, nta bindi bintu byinshi. Ugasacinga iyi link ya mbere yapiyaringa ahangaha. Murabibona ko ni iyi ngiyi ya dvprogram.state.gov, ariko atari nayo ije mbere, wamenya ko ariyo ugomba gucuruzinga kuko niyo yemewe. Umanutse hasi ubundi ubona izindi nyinshi ntashaka kujyamo, gusa ngewe kuko nkunda gukoresha iri riyo, akenshi niyo yapiyaringa, ariko haba harimo n'izindi nyinshi cyane, bitewe n'uko wenda wowe waba udakunda kugira gute gukoresha runo rubuga. So uhita winjira ahanditse ngo electronic diversity visa program. So ukinjiramo, ikikubwira yuko iyi site ariyo, ahangaha hejuru hahita hazaho iki kirango cya US Department of State, Bureau of Consular Affairs. Iki kirango gihita kizaho rwose iyo uri directed kuri website nyayo. Ikindi ahangaha ku ruhande hahita hazaho ngo electronic diversity visa applicant entry system, right? Iyi ni system nyine yo kwa applying diversity visa cyangwa se green card, bitewe n'uko wabyita, byose nibyo. Yes, so iyo ugeze ahangaha rero, kugira ngo ugere aho ukorera application, urabona iyi ngiyi ni handitse ngo electronic diversity visa program, bakaguha welcome, bakakubwira igihe application ya green card yatangiriye, bakakubwira n'igihe izasorezwa. Yes, ngira ngo murabizi ko yatangiye muri kwezi kwa 10 ku itariki 2023 isaa 6 z'ijoro, ku bakoresha East time, sibyo? Ikazarangira November, ubwo ni mu kwa 11 ku itariki 7 2023. The entry form will only be available for submission during this period and this period only. Ukuvuga ngo application y'iyi diversity visa cyangwa green card izaba muri kino gihe bavuze, cyo kuva ku itariki 4 kugera kuri 4 z'ukwa 10 kugera kuri 7 z'ukwa 11. Nta yindi entry izaba accepted kuri ino website mu gihe kitari icyo ngicyo. So ahangaha bakanavuga ngo entries will not be accepted through US Post Service. Ntabwo mbere, impamvu bavuze iki kintu nuko mbere iyi application umuntu yuzuzaga form akaba yayohereza kuri mailbox, kuri post service ya US Department of State, ariko bwo ntabwo byemewe. Ubwo ni ukuvuga ngo ni internet based application, cyangwa se na application ikorerwa kuri internet. So ahangaha iyo umanutse ushaka gusoma neza za instructions nababwiye, ziri ahangaha kuri DV 2025 instructions. Ushobora kuzongera ukazinyuramo, cyangwa se ugafata time ukareba cya kiganiro nakoze, kuko hano ni page 21. Ushobora no kujyamo wenda most of time ugasanga ntubisobanukiwe bitewe n'amagambo ari technical, wenda bijyanye na immigration process cyangwa se zino immigration visas, especially diversity visa, right? Nabikoreye ikiganiro cyiza rwose, wagenda ukakireba. Ahangaha naho batanga photo examples, ndaza kuhagera, cyangwa se reka mahere kugira ngo tuze guhita duproceedinga tujya kuri form noneho nyirizina, mbahe example y'amafoto yemewe
yes, uraza h'ubururu ugakirikaho, hahita hakudayiregitinga kuri iyi website, nayo ni US Department of State Bureau of Consular Affairs, ariko ni kuri travel.state.gov. donc ku bantu bashaka amaviza ahangaha niho banyura. So haza hano photo examples, izi ni ifoto bari kukwereka zemewe, right? Izi ni ifoto zemewe, ngira ngo murazibona, simbitindaho cyane, ibintu by'ifoto nabivuzeho igihe kinini. Hano ukritse kuri size and position, urabona ko bahita baguha, mbamunurire neza iyi foto muyirebe guys. Ndashaka ko ikintu cy'ifoto, impamvu aricyo mpereyeho, nuko iyi application ya green card, ifoto nicyo kintu cy'ingenzi kiri hano usabwa. Ibindi byose ni ibintu utayipinga muri form, ariko ifoto iyo ikoze nabi directly uba rejected, ntabwo ukomeza muri ino process yo gutomborwa muri ino diversity visa cyangwa se green card application. So iby'ifoto nabivuzeho cyane, ni 2x2 inch cyangwa 51x51 mm. Umutwe ukaba ugomba kuba ureba imbere neza. So ikindi mwamenya ni uko iyo foto igomba kuba ifite format ya GPG, right? Iyi niyo format yemewe. Kandi ikindi ikaba igomba kuba ifite pixel 600x600 ahangaha mu mpande zose, sibyo? Ikindi mugomba kumenya cy'ingenzi ni uko igomba kuba ifite at least 54 kilobyte in size, sibyo? So iyi ngiyi ni ifoto ndi kubadvisinga ko ibyo ari byo mwakurikiza, sibyo? So ikindi iyo ushaka kureba ko ifoto yawe ikoze neza, ahangaha hari photo tool iri kuri iyi website nziza rwose. Nimba wafashe ifoto yawe, ushobora kuba wayifatishije telefone ugashaka kuyirisayizinga, ushobora gukoresha ino photo tool iri ahangaha. Uraza hano handitse photo tool ugakirikaho, bahita bakudayiregitinga ahangaha, bakakubwira ngo choosing ifoto yawe, ubwo naho iri kuri screen, kugira ngo nyine utangire kuyirisayizinga cyangwa kureba ko yujuje requirement. Ahangaha yujuje requirement, bahita bakubwira ko yujuje requirement. Cyaba izuje bakanakubwira ikibazo ifoto ifite. Tambe mbahe urugero, mbahe urugero rw'ifoto yanjye, right? Okay. Mbahe nk'urugero rw'ifoto yanjye hano mfite. Yes. Yes. Iyi ni ifoto yanjye nshyize. Murabona ko bambwiye ngo your photo does not need cropping. Ni ukuvuga ngo ntabwo ifoto yanjye ikenewe gukorerwa cropping, ifite n'ubundi dimension zemewe. Yes, igihe ikenewe kuba cropped barabikubwira, cyangwa se igihe itujuje ibisabwa nabwo barabikubwira, sibyo? Mu rugero ngewe narimba, ushobora gukoresha kano gatu, ni keza cyane. Nge niko nabadvisinga gukoresha, kuruta kujya online gukoresha za tools zindi ziri free. Niba hano hari n'igihe zakubeshya cyangwa se zigakora ibyo utifuza, right? Ikindi ahangaha baguha basic examples z'amafoto. Murabona aya mafoto rwose ko ameze neza, sibyo? Reka wenda nyure ku by'ingenzi ifoto igomba kuba ifite nihuta nka summary, nubwo nabikoze mu kiganiro in details. Icya mbere, kuri size na position y'ifoto guys, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Murabona hano ko iyi size rwose ni sawa, na position murabona ko uyu muntu areba imbere neza, amatwi yose aragaragara, isura, expression nayo ndayigeraho munsi. Ariko murabona uyu ahangaha intugu ze ntizigaragara, iyi ntiyemewe. Aha hariho udukubo ntizemewe, aha vive ntiyemewe.
uyu nawe urutugu rumwe ruraciye ntabwo rugaragara, uyu nawe murabona ko uwamufotoye yamufotoreye kure cyane kandi anambaye amarinete ntiyemewe, sibyo? Ikindi ni pose and expression. Yes, pose murabona fashe pose, isura y'uyu mudamu rwose murabona ko ireba imbere neza, uyu nguyu arunamye, ibi ntibyemewe, uyu ari guseka ntibyemewe, uyu araramye, ibi ntibyemewe, right? Ku bijyanye n'amataratara cyangwa amarinete, ntiyemewe rwose amarinete habe na gato. So nabadivayizinze ko rinete wazikuramo ukifotoza, ifoto ntitwara n'amasegonda 10, rinete zawe ukazigira gute, ukazisubiza mu byo simbigarukaho cyane. So kwambara ingofero nabyo ntibyemewe, narabibabwiye. Ahangaha ariko ushobora kwitandira hijabu yawe nimba uri umuyisilamu, ariko uyambara mu buzima bwawe bwa buri munsi biremewe, ariko nanone ukambara igaragaza isura yose, apana guhisha isura, ibintu byemewe. Ibintu by'amayesharupe abakobwa bakunda kwitega mu mutwe, ntabwo byemewe kabisa, murabibona. Iyi ntabwo ari icyaha, ntabwo ari ibijyanye n'imyemerere, ibi ntabwo babyemera. Uyu mu gentleman nawe murabona ko ifoto ye yari nziza, ariko imisatsi ye yahishe amatwi. So imisatsi yawe nimba ufite imisatsi, waba uri umukobwa waba uri umugabo, ugerageza kuyifunga neza ku buryo itagira gute, itaza ngo ihishe ibice byawe by'umubiri. Twagiye. Shadow and lighting. Ahangaha murabibona ku bijyanye n'urumuri cyangwa se n'ibyezeze, nimba ariko twabyita, n'ibicucu. Ahangaha murabona ko ni sawa rwose, lighting ni sawa, nta n'ibicucu biriho inyuma. Ahangaha murabona ko ntiyemewe, murabona ko lighting ni nyinshi cyane, ameze nk'uri gushya uno muntu, ntabwo donc umwimerere we murabona ko wahindutse. Uyu muntu n'uyu murabona ari bamwe. So ahangaha murabona uyu muntu lighting ntago ihagije, harasa n'ahijimyemo inyuma ye no mu isura y'igice kimwe. Uyu nawe inyuma he hari shadows, hari igicucucucu, iki nticyemewe, hagomba kuba ari plain white cyangwa se umweru ushashagirana cyangwa usa na shelegi, I don't know, cyangwa usa n'ubwoya bw'intama mu kinyarwanda cyacu cyangwa mu kirundi. Yes, rinete nazo ntizemewe. Ya background mpora mbabwira, uyu murabona background ni umweru, ariko n'uyu ni umweru, ariko hariho ibirabyo. Ibi birabyo nibyo byatumye iyi foto itemewe. Ibintu mubyitondere guys, nimba ukunda indabyo rwose uzazifotorezeho ikindi gihe, ariko apana muri application ya green card. Ikindi ahangaha murabona uyu mudamu rwose background ni sawa, ngira ngo uyu nguyu hari ahandi turi mumubone indi foto itandukanye. Uyu ntiyemewe kuko inyuma hariho ibintu bimeze nk'ikarita, ntabwo byemewe. Resolution na quality, urabona iyi foto rwose ko ari quality foto, ifite quality nziza kabisa, sibyo? Ariko aha murabona hameze nk'aho harimo flu, ntabwo uyu muntu agaragara. N'ahangaha murabona harimo flu, ntabwo isura ye igaragara neza. N'aha ni flu. Hari ibyo njya mbabwira ngo mujye mwitondere guys gufatisha amafoto yanyu telefone, ko telefone nyinshi ushobora gufotora kamera idahanaguye, ushobora gukoresha telefone wenda Android idafata amafoto neza, amafoto akaza afite flu, kuvanga iyo foto iba rejected kuko ibitujuje quality, sibyo? Ikindi kijyanye no gufotora abana, umwana rwose murabona ko afotowe ameze neza, n'ubwo wenda abana baba bakubagana areba hejuru ho gato, ariko ifoto y'iremewe. Ariko iyi ngiyi urabona umubyeyi amuri inyuma ari kugaragara atamena, kandi ntiyeno, sibyo? Ifoto yo nayabakoreyeho rwose ikiganiro gihagije. Face obstruction, isura igomba kuba ireba imbere neza. Urabona harararamye, ari kurya na ka kanwa. Nawe yambaye ikintu scarf, whatever those crazy, no, ntabwo byemewe. Uyu nawe imisatsi ye yihishe amaso cyane, sibyo? So guys, ngayo nguko rero ifoto ngira ngo ndongeye nyigarutseho muri make. Impamvu ntinda ku ifoto
ifoto ni ikintu gikomeye cyane, kandi ifoto nimba muri family, amafoto yanyu mwese agomba kuba yujuje ibisabwa. Nimba muri abantu batandatu, umwe akaza atujuje ibisabwa directly, ntabwo uba uri eligible. Even if main applicant niyo yaba yujuje ibisabwa, ariko aba dependent biwe cyangwa abandi batujuje ibisabwa, ntabwo iyo foto iba yemewe. So guys, reka tujampinge rero kuri form yacu twihuse. Form ngira ngo twari tuyiriho ni ahangaha, uramanuka, ubona ndimo mbereka ibijyanye na photo examples cyangwa ingero z'amafoto, ukaza hano h'icyatsi handitse ngo begin entry, ugaklikaho. Kandi ikindi guys, bisaba kuba ufite connection yihuta, narabibabwiye, internet connection yawe igomba kuba imeze neza, browse yawe iri updated, ibyo narabivuze mbisubiyemo nanone. So uhita uza ahangaha, bahita baguha kuvuga ngo ntaragera aha, bakudirectinze kuri form. Iyi form yitwa DS-5501 cyangwa se 5501, niko iyi form yitwa. Ikindi ize expiringa ku itariki 31 z'ukwa8/2025. Estimated burden, ukwanga igihe wuzuza iyi form ni iminota 30. Ugomba kwihuta, iminota ikarangira ushoje kuzuza ino form. Murabona yuko hejuru nanone haza bya birango bya US Department of State Bureau of Consular Affairs, right? Ntubona indi form itariho ibi biranga gutya biri mu nyuguti n'aya magambo mu nyuguti nkuru, guys, ntabwo ariyo. So hano hahita haza authentication code, barakubwira ngo typinga izi character uko uzibona. So baba bagira ngo barebe maybe ko utari robot, sibyo? Urabona ni D5N6V6U5. Iyo yanditse nabi baguha indi, ntimugire ikibazo, sibyo? So iyo yanditse neza bahita bakudirectinga hehe? Kuri ino form, sibyo? Form iri famous rwose, izwi cyane. So ntabwo turi butinde cyane ko dufite iminota mikeya yo kunyura muri iyi form. Iyi form igira part ebyiri, igira ibice bibiri, igira igice cya mbere ikagira n'igice cya kabiri. Igice cya mbere ni information zijyanye na main applicant, cyangwa se ukora application wibanze. Ni ukuvuga ngo nimba uri gukora application ufite family, uri umugabo, ni we main applicant, abandi baza ari dependent, baza hasi ku kindi gice cya kabiri. Igihe uri single, icyo gihe wuzuza ino part 1 gusa, sibyo? Ibi bibe clear nabyo, ntabwo ndi bubitindemo cyane ngo ntayipinge kuri iyi form, nagiye mbibanyuriramo. Ikindi ahangaha guys, part 1, ikintu cya mbere bakubaza wuzuzamo hano, uraklikamo kuzuza amazina. Izina rya mbere ni last name cyangwa family name. Ahangaha ni izina ryawe donc rijyanye n'umuco w'iwanyu. Nimba ari iry'ikinyarwanda ni izina ry'ikinyarwanda, nimba ari iry'ikirundi ni iry'ikirundi, nimba ari iry'ikigande ni iry'ikigande, whatever, no mu yindi mico, no mu yindi mico, sibyo? Example nkanjye nitwa Martin Baributsa, ubwo izina ryanjye ry'ikinyarwanda cyangwa se ry'umuryango niswe na papa ni Baributsa, kandi izina ugomba kuryandika uko rigaragara mu byangombwa byawe. Biriya niyo family name yanjye. Last name ni Martin, first name ni Martin, last name ni Baributsa. Ibintu ntimuzabinyuranye guys, mubinyurana bizababera ikibazo. Ahangaha ndabizi ko hari abantu bashobora kuba bafite izina rimwe. Igihe ufite izina rimwe, ufite family name yonyine, uraza
ugatikinga kuri aka kazu kudafite first name, biremewe. Igihe utanafite middle name utikinga ahangaha nabwo ukaba ufite izina rimwe ugakomeza. Ariko igihe ufite amazina menshi, hari n'abantu bafite amazina menshi atatu, especially abana bavutse vuba ba .com, ntabwo ari ukubibasira, sorry ni joke, bafite amazina menshi. So uha amazina yawe ugomba kumakinga sure ukamenya muri ayo mazina yose first name ni iyihe, last name ni iyihe, middle name ni iyihe cyangwa ni izihe, ukabyuzuza uko bikurikirana, right? Twagiye ikizi nacyo rwose ndumva nkivuze. Hano ugahitamo gender. Gender ni male and female, izo gender zemewe n'Abanyamerika. Igitsina gabo cyangwa igitsina gore, ibyo simbitindaho cyane, sinshaka kugira uwo nibasira. Cya gatatu ni birth date. Aha kuri birth date bagusaba kubanza ukwezi wavutsemo ugakurikizaho umunsi ugashyiraho umwaka. Especially abantu bo mu Rwanda, ku marangamuntu yabo cyangwa mu mapasiporo ahenshi usanga hatangira umunsi hagakurikiraho ukwezi hagakurikiraho umwaka. So guys, make sure ko ubyujuje neza. Hano ukabanzaho ukwezi, umunsi, umwaka. Kandi ikintu nababwira, nimba ku ndangamuntu hariho ko wavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere, nizo ugomba gushyiraho, ntabwo ugomba gushyiraho izo wavutseho. Ugomba gushyiraho itariki zigaragara mu byangombwa byawe. Iki kintu cyo kiri clear, mu cyumve gutyo, kuko icyo bareba igihe ugiye muri interview, bareba information ziri ku byangombwa byawe, ntabwo bareba reality behind, right? So ahangaha cya kane bakakubaza city where you were born. Ahangaha ni umujyi wavukiyemo. Guys, ahangaha ntimube confused, kuko bitewe n'iki, uduce ahangaha baba bagendeye kuri information z'umuntu uri muri America. Ni ukuvuga ngo buri state hano ziba zigiye zifite umujyi, sibyo? Ariko nimba uri mu Rwanda, nimba uri mu Burundi, ushobora kuba uri mu gace nyine kadafite umujyi, ariko ntibiguconfuse. Nta kintu bitwaye ahangaha. Barakubwira ngo ntushyireho ngo district, country, province cyangwa state. Ariko nimba waravukiye, tuvuge urugero mu ntara wenda y'Uburasirazuba, ushobora kuba uri Rwamagana. Rwamagana ni umujyi, ahangaha urashyiramo Rwamagana. Nimba waravukiye wenda Musanze, hano ushobora gushyiramo Musanze, it's okay. Nimba waravukiye Cibitoke, ushobora kubishyiraho. Mu Ngagara ushobora kubishyiraho, nta kintu bitwaye rwose ibyo ngibyo, sibyo? Then ariko ushobora no kuba utazi aho wavukiye, kosha kano kantu banditse ngo birth city unknown. Icyo gihe baguha ahead yo gukomeza, ko bibaho ko hari abantu batazi n'umujyi bavukiye. Murabona ko wumva uri na confused, ushatse wahatikinga, ariko beta ko wahuzuza, ko nta muntu utagira aho avuka. Ahangaha bakakubaza cya gatanu, country where you were born. Iki ni igihugu uvukamo. Igihugu ugira gute uvukamo. Igihugu uvukamo ntabwo cyo cyandika. Kureka ahangaha haza liste y'ibihugu bitewe n'igihugu cyawe, kugira ngo bikorohere uyanyuma tuyiminimize. Tuvuge nk'u Rwanda, kanda kuri keyboard yawe kuri L, icyo kudirectinga ku bihugu bitangirwa na R, ugahita ugera ku gihugu cyawe, sibyo? Kandi ukamakinga sure, kuko hari ukuntu uba wihuta urashinga hakaba hazamo ikindi gihugu ntubimenye. So ugomba kubyitonda. Ahangaha cya gatandatu bakubaza country of eligibility for DV program. Ahangaha by default haba hariho yes, nimba uclaiminga ko country you were born ariyo country of eligibility. Ariko ahangaha ntibiba confusing. Ushobora kuba waravukiye mu gihugu kitari eligible, ariko wenda ufite uwo mwashakanye uri mu gihugu wenda cyemewe, ugaclaiminga yuko wakoresha icyo gihugu, sibyo? Example, abantu bo muri Canada ntibari eligible, abo muri UK, muri China n'ibindi bihugu byinshi ntarondoye. Ahangaha muri Afurika igihugu gihari kitari eligible ni Nigeria. Abavandimwe bo muri Nigeria ndabihanganishije rwose,
bujuje umubare usabwa muri iyi myaka 5 ishize. Iki nacyo sintikindaho, abenshi igihugu muvukamo nicyo kiri eligible. Byihorera ahangaha haba haselectionye by default yes, wigira ikintu uhindura, komeza naha wigira ikintu ushyiramo, sibyo? Icya karindwi ni ifoto. Ya foto twavuze igihe kinini, ntabwo ndi busubiremo. Ngaha bavuga ko ari ifoto igomba kuba ifashwe mu buryo buri digital, ari digital image. Narabivuze ibi ngibi cyane. Ahangaha uhitamo ifoto, uza ahangaha kuri choose, mbibereke wenda uko batacinga ifoto, klikaho ihita ikudirectinga kuri computer yawe uri gukoresha, so ukaza ukarukariza ahantu hari ifoto yawe. Urugero reka mfate iyanjye, kuri desktop ni urugero, nimba ariho ifoto iri muri iyi folder yanjye, wenda selekisione ifoto yanjye turebe ko yemewe. So ifoto iyo yemewe guys ijyamo, iyo itujuje size nibwo ibyanga, ariko hari n'igihe ijyamo itujuje ibisabwa. Mugomba kuzuza twa tuntu twose nagiye mbabwira. Urabona ko ifoto yanjye rwose imeze neza, nta kibazo nayikoresha, sibyo? Ikindi cya munani nshaka ko dutindaho cyane, abantu bafite ikibazo, nabonye abavandimwe bagiye banyandikira comment cyane bati ikintu bita mailing address ni iki? Ni email. Ati ni so guys, ahangaha mugomba kumenya ko iyi form designinze muri American context. So muri Amerika rero, mbere cyangwa se iyi application ya green card mbere ikorwa yari paper based application. So bakoreshaga rero mailing address cyangwa se postcode, sibyo? Ukuvuga ngo mbere wafataga ibipapuro ukabyuzuza ukabyohereza mu iposita, hariho za boîte postale. So iyi fomu rero ahangaha babirekeyeho, ntabwo babya updates, ariko icyo nababwira, ibi bintu ntabwo ari necessary, kubera ko iyi ni computer based application. Izi mailing address ni address zijyanye n'ibintu by'iposita, sibyo? Ariko hari ibyo ugomba kuzuzaho of course, ariko mwumve ko niyo wakuzuzamo ibintu ubonye, niyo washyiramo PO box y'urusengero rukwegereye, kuko mu nsengero nizo zigira ama boîte postale, cyangwa se office runaka ikwegereye, cyangwa ikigo cy'ishuri, ukaba ari byo wuzuzamo, nta kintu bizahindura. Iyi point nta kintu bizahindura kuri application yawe, ahangaha bibe clear. Gusa mailing address, mwumve ko muri Amerika n'ubu ngubu turabikoresha. Tuba dufite mailbox, ahantu amabaruwa, abantu iyo bakwandikiye amabaruwa especially ibigo amabanke cyangwa se amaofisi ya leta, akenshi akunda kohereza amabaruwa bakayazana n'iposita, ikayashyira muri box yawe, ukagenda ukayafata, sibyo? N'ama insurance companies n'ibiki. Gusa mu bihugu byinshi byacu muri Afurika ubu buryo ntibabukoresha, ariko mugomba kuba aware yabo, sibyo? Ariko ahangaha ntabwo biri necessary cyane uzuzeho ibintu ubonye ibyo ari byo byose, especially kuko nk'aha kuri address line 1 udashyizemo PO box, like wenda akambaye urugero PO box wenda 2043, utagize ikintu wandikamo, ntago iyi form ikwemerera ku proceeding. So washyiramo PO box ubonye, ushatse wakwandika ngo PO box 4020, it doesn't matter imibare yo washyiramo PO box 01 kangahe, nta kintu bihindura guys. Cyangwa ni ugufiringa form yawe ukayisubmitinga, kuko aha kuri A, impamvu mpasimbutse ahantu hose mubona kuri iyi fomu handitse ngo option, ni ukuvuga ngo ushatse wahuzuza, ushatse ntiwahuzuza. So hatariho iyi option ugomba kuzuza. Ahangaha rero guys, mushyireho PO box mubonye. Reba ishuri rikwegereye, reba
biro ya leta ikwegereye zikunda kugira boîte postale, reba cacu usengeramo urebe boîte postale ariyo ukoresha, ibintu nk'ibyo nta kintu bizahinduka. Ndumva mbitinzeho umwanya munini. Address tu iri option yo urayisimbuka. Hano city utuyemo, sorry, hano hari ikintu kiri kunderanja ariko ntabwo kiri butuze gukomeza. City ubwo nimba utuye tuvuge muri Kigali, urandika Kigali, komeza ubwo city yawe nawe washyiramo iyawe. Ikindi hano hasi kuri barakubaza district, country, province na state. So guys, aha simpatinda, banza wandike district yawe cyangwa akarere. Nimba utuye mu karere ubwo wenda ka Nyarugenge, andika Nyarugenge, uce kariya akarongo gatambitse wandikeho u Rwanda, uce akarongo gatambitse province ushyireho Kigali kuko ari umujyi wa Kigali. Nimba ari uburasirazuba, andika akarere wenda ka Ngoma, u Rwanda, ushyireho uburasirazuba, ariko wibuke gushyiraho kuno biciye gutya aba ariko ubyandika, sibyo? Ahangaha post code abenshi nta post code mugira, so ushobora gushyiramo 05 hano cyangwa se ugakirika hano handitse ngo no post code cyangwa zip code, nta kintu bitwaye rwose, biremewe. So twagiye, igihugu utuyemo nacyo uraza ugakirika hano kuri aka gafre ka alo wa list y'ibihugu. Nimba ari Uburundi tuvuga urugero, kanda kuri ba ikakudirectinga ku bihugu bitangirwa n'aba. Burundi, Burundi ngiyi, ugakomeza, sibyo? Kugira ngo iki kintu kijyanye na mailing address mugitandukanyije na email yawe usanzwe ukoresha, biratandukanye. Ahangaha ni ibijyanye n'amapost code, ahantu ushobora kohererezwa amabaruwa, donc adresse yawe. Ariko ibi ntibigikoreshwa, byakoreshwaga mbere muri za 90 na green card igikorerwa ku mpapuro, sibyo? Bibe clear, gusa form ntabwo bigeze babikuraho, niyo mpamvu ugomba kugira gute kubifiringa, ariko nta kintu bihindura kuri application mbisubiyemo. Icya 9 ni country where you live today. Iki kintu ndashaka kugitinda. Iki ni igihugu ubamo uyu munsi, narabivuze. Ushobora kuba uba i Burundi waravukiye mu Rwanda, ushobora kuba uba i Bugande waravukiye mu Rwanda, whatever. Ushobora kuba uri muri Amerika cyangwa se Canada ariko waravukiye Tanzania, waravukiye Kenya, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Togo, Namibia, ahantu hatandukanye. Ahangaha iki gihugu impamvu bakikubaza ni uko igihe utsinze ino application niho bakudirectinga ngo uzakorere interview. So guys, nimba uyu munsi wagiye kurangura muri China, uzamarayo wenda ukwezi, wivuga ko ariho hantu, sibyo? Kuko uzaba wagarutse, kereka nk'ahantu wumva uzaba igihe kirengeje byibura umwaka, niho nakwadvisinga gushyira. Ariko igihe uzaba wagarutse mu gihugu cyawe, shyiraho igihugu cyawe, kuko ahangaha umuntu bavuga ko abaye ahantu mu gihe yahamaze wenda igihe kirenze amezi 6. Ariko nujya no muri interview hari ibindi byangombwa bazakwaka byerekana yuko aho hantu wahitwaye neza, nta makosa wahakora, ngo bizasaba gusubirayo guhiga ibyo byangombwa wareva, sibyo? So ahangaha rero guys, iki gihugu ubamo gitandukanye n'igihugu wavutsemo, ugomba kubivuga, ntubeshye. Ko nanone bakurikiranye bagasanga hari ahandi hantu wabaye utarabivuze, ntabwo uba ineligible. Ibi ntabwo bitindaho cyane, ndumva mbisobanuye. Ahangaha phone number iri option, ushatse wayishyiraho cyangwa ntiwayishyiraho. Embassy ntizigere iguhamagara na rimwe. Nihagira n'umuntu aguhamagara kubeshya ko ari uwo muri ambasade y'Abanyamerika kuri issue ya green card, uzamenye ko ari scammers. Ntabwo embassy ijya iguhamagara. Embassy igusubiza hantu nzabereka unyura ugiye gucekinga ko wabaye selected, ukoresheje confirmation number yawe
n'izina n'umwaka w'amavuko, bikakudayiregitinga kuri fomu yawe yuko wabaye selected cyangwa wabaye rejected. Niho hantu email, I mean embassy cyangwa se ntuza office iri in charge ya bino bintu bya green card ihera abantu ubutumwa. Nta handi hantu uzabona ubutumwa uretse ko na email yawe bashobora kuguhaho wenda information. Niyo mpamvu email ari ingenzi, sibyo? Kuvuga ngo ubutumwa utazabona kuri email nabwo si ubwo ari bwo bwose, ntububone aho ngaho nkubwiye, ugahamagarwa wareva message zo kuri telefone, ibyo bintu byose uzamenye kare scam. Twikomereze ahangaha. Email address itandukanye na mailing address yo hejuru. Iyi email address baguha na example, ni email nyine yawe ukoresha isanzwe, ndakeka nta muntu utagira email, kuko ntiwakora na application udafite email. Of course buri muntu agomba kuba afite email address. Email yawe ati wenda gmail.com, ati wenda yahoo fr cyangwa yahoo.com, whatever email yawe. Ahangaha uyandikamo kuri A, hano kuri B ukayishyiramo, ugakonfaminga ko iyi mail ya mbere ariyo. Kuvuga ngo ushyiramo ibintu bisaba ukareba ko email ariyo. Ntabwo aho ushyiramo email imwe ukoresha ngo aho ushyiremo indi bitandukanye, no. Aha ni ugukonfaminga ko email yawe ariyo. Ahangaha barakubwira ngo note, this email address will be used to provide you with the additional information if you are selected. So email ugomba kuyitondera, niyo bazaguhaho indi makuru nuba selected. Ni ukuvuga ngo barakunotifyinga bati wajya gucekinga ku bijyanye na visa application yawe, cyangwa se bakaba baguhaho n'izindi information ziguteguza igihe uzagira mu ma interview n'iki. So email rero ni ikintu cy'ingenzi mugomba kuyitondera. Kuri 12 barakubaza highest level of education. Gusa guys, ahangaha bibe clear, waba warize waba utarize, iki kintu bakubaza aha nta kintu kimataringa rwose kuri selection ya green card. Ushobora kuba selected utarigeze ugera no mu ishuri, ariko ugakubitwa na ya requirement yuko ugomba kuba ufite high school diploma cyangwa se imyaka 2 ya experience. Twagiye ubwo ni ukuvuga ngo nimba ufite high school diploma urajya handitse high school degree. Nimba ukiga muri high school utarayibona uza ahangaha, whatever byose. Gusa ntimubeshye guys, gukosha ko ufite doctorate nta kintu bizatanga kuri ma application, bivura ibiri nyabyo, sibyo? Twakomeje. Ikurikiyeho cya 13 bakubaza your current marital status. Current marital status bari kukubaza donc irangamimerere yawe uyu munsi uri gukora application. Guys, ibintu narabivuze, nimba uzimariya ngo next week nagushyiraho kuri mami, no. Niyo waba uri bwimariye mu gitondo mu buryo bwemewe n'amategeko, icyo gihe uri unmarried. Ni ukuvuga ngo nimba uri single ukosha hano hari unmarried. Ahangaha nimba umudamu wawe ari cyangwa se uwo mwashakanye atuye muri Amerika, nabyo urabiprovidinga, kuko ahangaha ntabwo wirirwa umushyiraho igihe ari umuturage n'ubundi wa Amerika. Igihe atari we nabwo urabivuga. Ushobora kuba uri married, spouse wawe atari mu US citizen cyangwa atari umuntu utuye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubwo abenshi ni aha hambere mukoresha. Aha kabiri ni igihe uwo mwashakanye ari umuturage wa Amerika cyangwa se aba muri Amerika byemewe n'amategeko. Aha ni igihe uri divorced byemewe n'amategeko, pana bimwe ngo mwumvikane. Umupfakazi ufite ikibigaragaza, ahangaha ni legally separated, aha kuba mwaratandukanye byemewe n'amategeko. Ubwo mwashakanye ntabwo mujyana iyo utsinze. Ntabwo nabyo mbitindaho cyane. Ahangaha ni hamwe nababwiye ko iyi form ifite part ebyiri.
aha tugiye kugera ku ba dependent hejuru igihe uvuze yuko uri married ubwo bahita baguhereza n'ubundi part 2 yo gushyiraho dependent wawe nk'umudamu ukuzuza information n'ubundi zimeze nka ziriya twujuje hejuru kuri part 2. Igihe ufite abana hano naho ugashyiramo wenda umubare w'abana 6, icyo gihe baradisipureyinga fomu 6, pariti ya kabiri irazana ibice 6 ugomba kuzuzaho information zijyanye n'abana, sibyo? So ahangaha iyo uharangije ibyo byose, iyo ubirangije ugira hano kuri continue, bakadisipureyinga ibintu byose wujuje, bakakubwira bati bisubiremo neza urebe ko nta kosa ririmo, kuko iyo harimo ikosa uba wemerewe kugaruka inyuma ukagira gute ukarikosora, ariko apana kugira baka ya wongera ukagaruka ukuzuza neza ugakosora ibintu neza uko bimeze. So iyo ibintu byawe bimeze neza rero uhita ugira submit. Kuko ngewe rero ibintu byose ntabyujuje, ntabwo nasabumitinga ngo byemere, ngewe nagira ngo mbereke fomu uko imeze, ariko reka mbereke urugero rwa page iza iyo umaze gusabumitinga. Haza page imeze gutya, kugira ngo murayibona kanyaraglanse, ariko iyi ni page nafashe ya 2021 ntiba confusing. So bahita bakubwira ngo submission confirmation entry received, ahubwira ngo success, byabaye successfully submitted ibyo waduhaye, sibyo? Bagahita baguha abanditseho amazina yawe uko wayujuje, hakaza confirmation number. Ikintu cy'ingenzi guys nababwiye mugomba kubika, hakaza umwaka wavutsemo na digital signature. Ibi nibyo bintu by'ingenzi muba mugomba kubika ahangaha. So iyi confirmation number urayibika, ushobora guklika hano kuri print ukaba wayisevinga cyangwa ukayohereza kuri email yawe, nta kintu bitwaye, cyangwa aka kantu kaga screenshotinga nk'uko nabikoze ukakiyoherereza kuri email yawe kuri WhatsApp hehe. Gusa icyiza ndabashishikarira ni ukuba mwakabika he kuri email, niho hantu hizewe, ubundi ukwezi kwa 5 k'umwaka utaha tukazacekinga ko mwatsinze. So guys, ngayo nguko rero ngibi bijyanye na green card application. Ngira ngo mbiciyemo mu buryo burambuye cyane, buhagije pe, buhagije. Gusa n'ubundi kuko iyi gahunda igikomeje, ushobora kuba wanyandikira mu gihe waba ufite ikibazo. So guys, ni ibiganiro ntaga kagaruka, bye.